rumwe gusa mu rwavuyemo nyamara ziriho ntabwo urangije kumudefinisa kuko gasa ntako wavuze agasente ntako wavuze sinzi rero ukuntu waba umuvuze ndetse mwahise nyine muri munsi intege oya ntabwo twaguteze ndikwiye bariya kumva ubwoba Anje yazo niko nabaye rero Karame. ya wa mukanzi Onde mbunguro tu video. Yamunza ungu. Jambo ryawe nitabaza by'ibirenge byanjye. Kasigaye iki Kigali Kigali umukobwa Ruth Esther umwaka wa mbere yagize muri radio hari mu ntango z'umwaka wa 2025 hafite ikintu z'ukwezi kwa mbere nuko yatangiye kwinstara ibikoresho bye tubyumvugana ngo ari vurugu akoze gusanga atari kandi ashaka tatubika umwe kuri aho hafi aza kugira ubwoba hagize ubwoba ayeva nuko rusitangaza ni kanzuye itaraboneka abana bamakasi arasokoje rumwe gusa mu rwavuyemo nyamara ziriho ntabwo urangije kumudefinisa kuko gasa ntako wavuze agasente ntako wavuze sinzi rero ukuntu waba umuvuze ndetse mwahise nyine muri munsi intege oya ntabwo twaguteze ndikwiye bariya kumva ubwoba yes unakina n'amafilime se Oya. akantu bita akavlog Akavlog hara nari nagize isabukuru yanjye kutariki z'ukwa munani. tariki zingahe Eshatu z'ukwa munani. eshatu z'ukwa munani nibwo wabonye izuba Yego. nose wari kwishimira iki bitatu byaje ako kanya wari kwishimira byari ibi isabukuru yawe Ku isabukuru yanjye nishimiye ko nyiriho nyihumeka kuko hari benshi batambutse kandi twanganaga ntacyo nabarushije. Icya kabiri ni uko nagize iterambere mu buryo yaba bw'umwuka yaba mentally yaba physical byose no kuba nyiri kumwe n'umuryango wanjye wose ucyuzuye nta n'umwe aratuva mu ishimwe bikomeye cyane kabisa hanyuma Ruth nihe kala ukunda ugiye kukugora igiye kungora kugoye kuko ngiye buriya narebye nditegereza utangira kuyibona ntangira kuyibona okay impamvu se rero ndise bigoye ngiye nkunda kara bitewe n'iyo mara y'ibintu igihe by'uko numva nshaka umutuku nakambara nkabona njyewe nyine nambara bitewe n'uko numva igendanye na po yanjye bituwe numva mberewe so rero hari igihe numva wenda mbyise ngashaka agashokora nkumva ndashaka nk'agashokora akaba ariko nyambarira cyangwa nkumva umunsi ndashaka kwiyambarira agacyatsi nk'uko ndaba nsa neza nkumva nibyo ubwo rero icyatsi cyangwa n'agahondo kavanze n'agacyatsi agahondo ko buriya n'agacyatsi kagukomera ku by'ukuri ibara ni golden kada umuvandimwe buriya hari ibinanda tuzongaho iyo bigiye muri mu mafashoni iyo bije mu by'inkundo tuza duceceka abafite ibibazo no mu by'inkundo atabijyaho abicokoza agahita ajyaho aratangira kubaza niba bari butange iyerekwa baritangize utotangiye kumuneza namenye ubwo nabivuye hano hantu bikemera gukubise no ngiye nkuko yakugendekeye bite ngiye ndi emotional person so rero ngeyo ndi imbere y'Imana ndi kuramya mba nagiye wese kandi mu bintu bya mbere bigaragaza ko nishimye cyane ushobora guseka urabona nk'uko guseka ariko cyane cyane ikintu cya surprise cyangwa ndi kuramya ikintu gikunda kunkora ku mutima wanjye nkaba narira hariya se kugira ngo amarira ze wari ugeze ku kahe gace hano ariko byatangiriye mu isengesho nta nshobora kurira bite ugeze
hano bihanga ega ubundi se urumva uramutse n'igitsina gore utarira waba mu marangamutima yawe ibyo wapfuye mu bintu binagaragaza abantu bagira urukundo rwinshi cyangwa impuhwe habamo n'iki kintu cyo kugira emotional kuba warira cyangwa no guseka ni byiza ariko izo emotional zikunda kugira abo bantu. hanyuma igikorwa cyacu nziza tunavuga tureka tuze tuzaguhamagara tuganire ni indirimbo ya Patient Bizimana yitwa Amagambo wari wamaze kuyikorera kava urakora ibihangano byawe uraza kuyoboka inzira ya kava utangira ujye wibutsa ibihangano by'abantu bifashe kugira ngo abantu bakomeze kubyibuka gahunda ya Rusi ihagaze gahunda yanjye ni ugukomeza ibihangano byanjye ariko bidakwiye ko ngomba no gufasha abadukurikira gukomeza kwibuka bimwe mu bihangano byadufashije bya bakuru banjye mu muziki. Hanyuma ngo Bekari ntabwo urayiyoboka ryari? Urayiyoboka ryari? Bakora igitaramo ryari? Okay. Kiri imbere. kwizera I know. ntabwo ushidikanya ibindi byemezo kuko twizeye Yesu Kristo ni ukwizerwa kandi akora ibiboneka nk'ibidashoboka ariko akarinda ibishoboka. Harya wabaye pasiteri ryari? rero muri Saint Joseph kubera ukuntu iyo mpano no muri Saint Joseph narabwisaga na karasi nari mfite narabahaye umurongo ko mbere y'uko tujya kuryama cyangwa dutangira karasi tubanza gusenga kandi no muri superiere niko nabikomeje ubwo rero umuntu kugera utangiye bose baririmba bamwe mu makorali abandi nyine akaririmba gutyo ariko wenda tunayitabira ibya korali yego bitewe n'akazi afite cyangwa se wumva atari interested cyane muri byo ariko twese mpano turabifite. Zaririmba izina rya Yesu kuko rinezeza umutima wanjye zaririmba iryo zina rinezeza umutima kuko rinezeza amatwi yanjye n'umutima wanjye. nabyo gusa yuko turi kumwe rero n'uyu muhanzi use ntabyo turakubara gute bagezeyo bari hagati bari kuza bari hagati bari naraje urugendo ruratangiye yego pe naratangiye hanyuma dusubize mu mateka hagiye watangiye muzika ryari byari bije bigutunguye se abantu barakubwiraga tuzi kuririmba wowe naravuga kuti nzi kuririmba abantu bagomba kuzemera ko mbizi hari igihe abantu bakubwira bati rero uzi kuririmba nyamara wabikora hari n'igihe wowe uvuga uti ngengeye kuririmba nge numva mbizi abantu bazemera wowe kandi ukamenya ashobora ko abantu bazanemera ko uzi kuririmba wewe bimeze bite? rero byatangiye nkiri muto cyane mfite imyaka 7 ndibuka ko kubera ko nakuriye mu muryango wanjye wa gikristo nararimbaga muri Sunday school urabizi umwana nyine akiri muto yari kumwe n'abandi ariko numva nyine nibyo ariko ngeze ku myaka 7 nkajya numva mfite ishyaka ryo kuba naririmba mpagaze imbere y'imbaga y'abantu ndengere nyine natangira kuririmba mama kanjyana mu gihe twagiye gusenga nkahagarara nkaririmba hanyuma ngeze mu wa mbere segonderi nibwo naje kumenya ko mfite impano y'ubuhanzi muri njye kuko nibwo natangiye kumva inspiration ziza ugasanga ndimo kwiga naba ndimo muri break nkumva ndirimbiraje naza ahantu kumva amagambo araje nakwitiraje nkahita ngenda mwandika naba njyanye ndimo muri domu kwako ndimo muri kwiruhukira nkumva inspiration nabwiraje ibya domu mvana nyana byose ngo mutazi kuvuze ngo domu abandi bagenzi bacu babonye mugenzi wacu umugani mu kirundi ngo utazi inka araziho zirisha muri domu bikaba biraje ntusakuriza abantu se
ushaka inka akaryama nayo ubwo bikaba akazi bimuzi k'inka ntabwo ujya washaka kushora ubwiboneye inka waba uri muri domu bikaza ugasakuriza abandi. oya no ngewe muri ngiye nkunda ahantu hatuje nkunda n'amahoro ntabwo rero nasakiriza abandi ahubwo ni muri cya gihe wenda abandi bagiye gukina umupira abandi bagiye wenda kureba filime ngewe ugasanga hari n'igihe numva nshaka kuruhuka iyo inspiration iraje nkaba nakwandika wenda murabizi abantu banyuze muri interina murabizi ko ari igihe kigiye kiri kumva ushaka nko kuba utuje ugashitinga twabitaga tukagushitinga yego ugashyira binuza yego ibiteye kigiye niko nabikora ugasanga kuko nk'iyo ndirimbo nzaririmba njye niho nayandikiye niga mu wa mbere washitinze ntashitinze ubwo abantu babazi ibyo bintu hanyuma uratangiye icyo gihe muri segonderi wandika indirimbo yawe ya mbere kugira ngo utoranye iyo uri buze kujya ikajya hanze byaje gute washingiye urumva kubera ko nakubwiye ko nakoreraga umurimo w'Imana ngiye kuva kera nkora umurimo w'Imana ariko by'umwihariko uburirimbyi n'ivugabutumwa kuko no kubwiriza ndabikora ariko impano yiganza cyane uranabwiriza Ega no kwisha nta kibazo I'm ready noneho ubwo urumva ko naririmbaga muri niza Saint Joseph Kabgayi narimbaga muri korali yitwa ubumwe ayo unity choir twagiraga rero tugaterana tukaririmba ariko njye kubera ya mahano mfite muri njye nkajya ngira igihe bakama umwanya nka performing abantu bakambwira uririmba neza ufite ijwi ryiza ariko njye ntabwo nari mbizi ntabwo nabyiyumvagamo ngo mvuge ngo ngira iryo jwi ni ryiza ko ntekereza ko nta muntu wahita uvuga ngo njye mfite ijwi ryiza ngo ibintu ndabishoboye ntabwo ubizi ariko kuko abantu bagenda baguha compliments zigiye zitandukanye nibwo uvuga ati wawe bino bintu nakomeza ariko iryo sezerano nkaba ndifite kuko n'abantu dusenga murabizi neza ko ntabwo tugenda buhumyi ahubwo ufite imvugo y'Imana muri wowe ikuyobora hanyuma rero nsoje urumva narabataramiraga naririmba nsoje rero noneho no mu wa kane nkomerezaho gutyo nza no kuba pasiterine ariko byose nabifatanya abapasiterine nkayobora umukumbi w'Imana ariko nkanaririmba byose mbizi yatubwiriza ijambo rifashe n'amanga ni pasiteri isuku yatugendana ikibazo ni uko hari umuntu adashobora gufashwa nyoke bazanye inyundo amasegonda 30 niyo ufite kandi dufashe kuyaba ijambo ry'Imana riri muri Zaburi rivuga ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru ya byose arusha imbaraga wowe rero utemeraga menya ko ubuzima urimo hari igihe umuntu aba ari mu buzima bumugoye pe yumva yihebye ababaye ariko ajya atekereza yumve ko hejuru y'ibyo bibazo byose hari Imana iri hejuru ya byose kandi ishobora byose ayitegereze yihangane kwivuza udasakuza no Imana abarusi baba batuje dukunda ibintu bituje wowe wihita uhinduka ugahita hari n'akamesaje tubonye ngo umukobwa mudamukunda cyane umusuhurize rufe reka genda thank you reka mudare reka twereke mu kanya rero wamukanze Konde mbunguro tu video yamunza ubu radio tuba turi tayari cyane kugira ngo nawe ubashe kumva ijambo ry'Imana riba rihari cyane muri cyangwa celebration mu Gatenga hanyuma bifu wakoze cyane murakoze uzabanguke nyine kirimo n'akantu k'icyemezo ariko Imana ni excuse arabizarura narindi oya ntabwo cyane abakoze ntabwo Okay, mbere na mbere mbanje gushimira Imana mbere ko ngeze aha nshimiye umubyeyi wanjye ushyigikira muri iyi Imana burya iyo ufite support y'umuryango oya ntabwo ari manager ariko isengesho rye kuma courage akambwira mwana wanjye komerezaho genda hari akamurushya aba ari ni ikintu cyo kumushimira ngo kumushimira kiriho ndamukunda cyane hanyuma nshimiye
mwebwe namaye by'umwihariko Gilbert Yes. especially yeah. nagira ngo ka kamera nashyizemo mu kanya nyine urebe ko wakaburiza ndabashimiye cyane kubw'uyu mwanya bamwamaye wo gushyigikira impano z'abatoya natwe biduha kuraje tukabona ko dufite andi maboko adufashe ibyo duhura nabyo biduca intege ntabwo bibona ari byinshi ariko iyo tubona hari amaboko adufashe bidutera izindi mbaraga. Ikindi nshimiye abakunzi banjye ndabema kunyereka urukundo bareba ibihangano byanjye kandi mbizeza ko ibiri imbere byo ni byiza kurutaho ahubwo ntibame n'akazi ni bame n'akazi njye mbaririmbira tubifatanye kwamaza ubutumwa no mu bukwe kandi urakora no gusura abageni reka ntabwo niba ari ibyo ngibyo siga kanini cyangwa social media zanjye wansanga kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Facebook, amazina yanjye n'ubundi ni Kundarusi Esther, kuri YouTube channel ni Kundarusi Esther, mugasubirana mugakora na subscribe. Hanyuma nimero yanjye kuba bifuza kuba bamakazi yego buryo iyo umaye akazi ufite kuri amafaranga yo kubasorera abageni cyangwa kubataramira ni 0789949994. rero mwabyumvise cyane reka twite tubabwira ngo bye bye.